mbere ikiraro, umbere indirimbo, umbere inshuti nyayo, inshuti nyanshuti. Ukuri wowe wumva inshuti ari iki? inshuti ni abantu aba baturi hafi, wowe njyewe twese turi inshuti. Njyewe numva inshuti ari wa muntu umura hafi, wa wundi uzamenya ibijya mbere kuri njyewe, wa muntu uzi koko icyo nkeneye, wa muntu uzamenya uburyo amfasha, wa muntu uzamfasha, uzababazwa n'uko ndi mu byago, uzababazwa n'uko ndi mu nzira mbi kandi adafite uburyo yamfasha ngo abe yankuramo igihe azabonana ndi kure ye. Iyo niyo nshuti numva ko ari inshuti nyanshuti, yayindi izangira inama, yaba zaba ndi mu gahinda gakabije, ya nshuti izaza ikankura mu bwigunzi. Uyu nguyu witwa Terindi Komana, niko we inshuti ayumva, inshuti nyanshuti. Yes, inshuti buriya ni umuntu wita ku mico yawe myiza, ni wa wundi kuba hafi cyane cyane iyo uri mu bihe bigukomereye cyangwa se bikugoye. Urumva ntabwo n'ubundi biri ku igisobanuro cy'inshuti, ntabwo kiri kujya kure y'ibintu. Terindi Komana yarari kutubwira igihe namubazaga ngo inshuti ni iki kuri we. Mu buzima tugeze kuri iyi si twahuye n'abantu abenshi batandukanye, bamwe muri bo bahindutse abo twita inshuti nyanshuti. Tubaha umwanya mu mutima wacu tukabatekereza buri kimwe. Ese kuko abantu bose twita inshuti baba babikwiye? Reko baba bakwiye kuko reka twongere dumwatere yongere ambwire inshuti, utubwiye ukuntu ibintu bimeze, kuko abantu bose twita inshuti baba babikwiye. Mu by'ukuri abantu bose twita inshuti cyangwa twibwira ko ari inshuti, ahanini ntabwo ari inshuti, ahubwo ni bamwe mu badufasha mu kuyobora. Kenshi rubanda rwibwira yuko inshuti ari ba bandi dusangira amayoga, itabi ndetse n'ibindi byinshi, kandi mu by'ukuri tubita inshuti kandi ntabwo bahuye n'ubusobanuro bw'inshuti. Inshuti ni ba bantu batugira inama, batubwira inzira nziza dukwiye kunyuramo, batubwira za kirazira zose dukwiye kureka. Ntabwo ari ba bantu batubwira ngo dusangire amayoga. Yego nabo dusangira amayoga, amatabi, ibiki byose twumva ko ari ubushuti dufitanye nabo bitewe n'ibintu runaka twahuriyemo, nabyo ni ubushuti, ariko nyine ni ubushuti budakwiye, bikaba ariko mbivuga. Ni ubushuti budakwiye. Mu buzima tugira buriya ngo inshuti eshatu. Ushobora kwibaza uti se izo nshuti eshatu dufite ni izihe? Wenda urugero nshobora kuba mfite abantu 5,000 kuri Facebook, wenda nk'inshuti zanjye nita inshuti pe ariko se kuko abo bantu 5,000 ukumva ndavuze ngo habaho ubwoko ubutatu bw'inshuti. Izo nshuti ni izihe? Nizo tugiye kurebera hamwe rero muri iki gice cy'ibihe nk'ibi. Tugiye kwita ku nshuti nyanshuti izo arizo. Inshuti za mbere nabo twita inshuti z'ejo hashize, friends of past, inshuti nyine zahashize. Aba bitwa ko bagukunda ariko baguhoza mu byashize, mu byahise. Muri make iyo muri kumwe bakwibutsa intege nke zawe, niyo mutari kumwe bakuganiraho, nyamara mwahura mugaseka, mwatandukana bakakuvuga. Iyo ubagishije inama baguca intege, bakubwira ko bitazakunda, bakakwibutsa wowe ko udashoboye bashingiye ku mateka yawe, kuko wigeze kunanirwa. Bahora bibuka ibyaha wakoze kera. Aba bantu muri make bahora bakubona mu byahise ndetse n'ibindi. Abo ngabo ni inshuti twita friends of past. Inshuti za kabiri buriya ngo ni inshuti za none, friends of present.
ababo ni babi cyane, bitwa ko bagukunda nyamara bagukundira ko bagukundira uko umeze uyu munsi. Iyo ufite amafaranga bagendana nawe, ndetse n'iyo uguwe neza baragusura. Iyo ufite ibyo ubaha baba hafi yawe rwose, abagukundira ibyo ufite n'ukuri, kuko baba bashaka kugukoresha igihe cyose bagukenereye. Muri make bashaka kugukoresha igihe cyose bagushatse. Niba ngushatse saa munani zasanga saa munani mpita nguhamagara, teri ngwino ndagushaka, ugahita uza. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Bakwegera iyo bakubonamo inyungu, bagufata nk'igikoresho cyabo. Iyo hari icyo bagushakaho barakwegera cyane, nyamara iyo uri mu ngorane bose bakuvaho. Niba waba uhuye n'ikibazo muri kumwe nabo baraguhunga. Iyo uhindukiye nta n'umwe ubona. Bafite byinshi bibaranga. Aba ni abitwa inshuti z'uyu munsi, inshuti z'ubu, friends of present. Ku nshuti ya gatatu cyangwa se inshuti za gatatu, ni inshuti twita inshuti z'ejo hazaza, friends of future. Aba ni abantu batekereza uwo uzawe ejo hazaza. Iyo uri mu ntege nke bagufasha kuzivamo. Bakora ibishoboka byose kugira ngo amateka yawe ataguca intege. Bakugira inama zikubaka. Ntibagukundishwa n'ibyo ufite, niyo ntacyo ufite baragusanga. Nanone kandi abangaba bahazaza, inshuti z'ahazaza, ngo banezezwa no kubana nawe mu bihe byose, bigukomere cyangwa ibyiza. Iyo waguye mu cyaha cyangwa wagize intege nke, ntibakuvuga ahubwo barakuvuganira. Mbega inshuti nziza we, nanjye birantangaje. Batanga ibyabo, umwanya wabo, ndetse ubwabo bakitanga kugira ngo ugire icyo ugeraho. Aba ni abitwa inshuti z'ahazaza cyangwa se friends of future. Niyo mpamvu imitima yacu yuzuye ibikomere kandi twirirwa tuvuga ngo abantu ni babi, abantu ni babi, ibintu byinshi. Muri make tuvuma abantu bose, ariko impamvu ni uko tutamenya kurobanura abo turi kumwe, ngo buri wese tumushyire mu mwanya we. Wowe jya muri groupe ni y'abambere, aba kabiri, aba gatatu, kandi ndetse tunabafata uko ari, uko bari. Ntidutungurwe n'ibyo badukorera. Niba yavuze ko nakoze iki n'iki, njyewe sinumve ko bigomba kuntungura. Menyere yuko ari muri za nshuti eshatu. Twabonye ko ngo ni friends of past, friends of present, ndetse na friends of future. Yosefu yahuye na Farawo, amateka arahinduka. Eliya yahuye n'umupfakazi ku irembo, aramutunga. Izi ni zimwe mu nkuru zivugwa muri Bibiliya nacyo ni igitabo cyiza cyane, mujye mugisoma twifashishije ingero zaho kugira ngo amwumve yuko Bibiliya nayo ifite ikivuga ku bucuti bw'umuntu n'undi, cyangwa se ku nshuti nyazo. Ibingibi bihita binjyana ku nkuru y'umukobwa wigaga mu mashuri yisumbuye, wahoranaga uburwayi. Mukurikirana uko byaje kugenda. Yakomeje kurwara. Ababyeyi be ndetse n'inshuti ze bakoreshaga uko bashoboye ngo bamubaze impamvu imutera kurwaragurika buri gihe, ariko yanze kugira icyo ababwira. Umunsi umwe yahisemo guhamagara imwe mu nshuti ze za hafi, nuko amubwira ko yaryamanye n'umuhungu abiganaga, akaba atwite. Umukobwa yari atwite. Nitwa Muhirwa David, ikiganiro ni Ibihe nk'ibi. Turi kuganira ku nshuti nyanshuti zarizo ku IHIRWE TV. Nuko uwo w'inshuti ye amugira inama yo gukuramo iyo nda, ngo nibwo buryo yabona bwatuma akomeza kwiga kandi akabana mu mahoro n'ababyeyi be mu rugo. Umukobwa yemeye iyo nama yaragiriwe. Ubwo bahise bajya ahantu kure cyane
bahise bajya kure cyane yo mu rugo. Wenda niba bari batuye kuri uyu musozi bambuka imisozi nk'ibiri bajya ku wundi, bajya kure cyane nyine. Nuko uwo mukobwa w'inshuti amwereka imiti y'ibyatsi ishobora kumufasha gukuramo iyo nda yari atwite. Ubwo uwo mukobwa asoroma iyo miti agaruka mu rugo iwabo. Agezeyo yahise yinjira mu cyumba cye arifungirana mo imbere, nuko anywa ya miti. Wa mukobwa yahise anywa ya miti yari asoromewe arayinywa. Bigeze mu ijoro yatangiye kuribwa mu nda bikomeye ndetse anavirirana birenze urugero. Umukobwa yarize ari nako avuza induru avuga ati muntabare muntabare muntabare. Ariko ntiyari kubona nuko afungura urugi kuko yari yikingiranye, umenya n'imfunguzo yazivunnye, kugeza ubwo ababyeyi bumvisha urusaku rw'umukobwa wabo bakaza gutaba, ariko basunika bikanga. Umwanzuro bafashe nabo abishe urugi bakinjiramo mu cyumba. Bagezemo bakubiswe n'inkuba barumirwa. Icyumba cyose cyari cyuzuyemo amaraso. Icyumba umukobwa yari arimo cyari cyuzuyemo amaraso. Ariko ikibabaje ni uko basanze umukobwa byarangiye yamaze gupfa kubera kuvirana bikabije, yakuyemo inda. Icyateye urupfu rwe urakizi? Byose byatewe n'inshuti mbi ndetse no kumvira inama zabo. Iyi ni inkuru nasomye mu gitabo cyitwa The Secrets of Living Successful Life, muzagisome. Inshuti mbi zishobora kukugira inama mbi pe. Birumvikana uyu mukobwa iyo ajya kugisha inama wenda nko ku mubyeyi cyangwa se akamenya gufata umwanzuro w'ubwe, ntabwo ibintu byose byamubayeho byari kuba. Inshuti mbi zishobora kugira umwijima ibibazo byawe iyo bahaye umwanya wo kugira icyo bavuga ku buzima bwawe. Muri make uyu mukobwa yagiye kubwira ikibazo cye inshuti ye nayo y'umukobwa, aho kugira ngo ahubwo uwo mukobwa wari inshuti ye amukemurire ikibazo, ahubwo yakigize umwijima, yatumye kiba kibi cyane. Ari nabyo byaje kugeza cyangwa se byaje gushyira iherezo ku buzima bw'umukobwa uwo nguwo wari utwite. Burya ngo inshuti nziza zizagufasha gukomeza gutera intambwe ijya imbere nyuma b'icyo ushaka kugeraho mu buzima. Ariko inshuti mbi ni abanzi ku hazaza hawe. ntibazakudindiza gusa ahubwo nanone bazakorera mu hazaza hawe, batigemo ibisasu kirimbuzi, nyuma ugire kwicuza gukomeye. Kandi mu buzima ujye urwanya kwicuza nubwo bitajya bibura, ariko kwicuza ntabwo ari ikintu cyiza. Ujye ufata imyanzuro myiza mu gihe cyiza. Burya ngo gufata umwanzuro wishimye cyangwa se ubabaye ntabwo ari byiza. Burya ngo niwishima wenda urugero nko mu birori hari abishima bagatanga ngo bakagaba izo badafite, jya ubanza ufate umwanya ungana n'igihe runaka usinzire, noneho ufate umwanzuro umaze kubyuka. Wenda niba umwana yagukoshereje wihutira kumukubita cyangwa se ngo wihutire gukora ikindi kintu cyose cyamuhungabanya, ahubwo wowe ujye ubanza witse umutima, utekereze cyane, utekereze kure, uruhuke, maze umwanzuro uwufate nyuma. Ngo biba byiza kubaho wiyubaka wenyine mu cyimbo cyo kubana n'abantu batubaka ubuzima bwawe. Aho kubaho muri sosiyete, urugero ndi mu biyobyabwenge, ndi mu nshuti mbi banjyana mu bintu bibi, uburaya, yesi kunywa amayoga, ibiyobyabwenge,
byarutwa nkabaho njyenyine, cyo gihe nta terambere bazangezaho, byarutwa njyewe nkamenya ubuzima bwanjye nkabaho njyenyine kandi nawe ni nawe nama ndi kukugira. Inshuti zimwe na zimwe zirijijisha, abo bijijisha nibo banzi bawe babi, kubera ko bigaragara neza ko first friends cyangwa se inshuti zitari za nyazo ni babi cyane kurusha abanzi bagaragara. Umwanzi ubinyereka akanyanga burya ngo ntabwo ari mubi kurusha inshuti iri kwigira inshuti yanjye kandi ariyo. First friends. A person who hates you will never want you to succeed at any time. Ngo umuntu ukwanga cyangwa se abantu bashobora kuba bakwanga nta na rimwe bazakwifuriza ko ugera ku ntego zawe cyangwa se ubasha kugera ku ntsinzi. They will always try to discourage you whenever you get a chance to move forwards. Ntabwo bazahora bagerageza kukurwanya cyangwa se kuguca intege mu gihe ugiye kugera ahantu hose wabonaho amahirwe baguca intege. Niba wenda nk'urugero niyemeje kujya mu muziki uyu munsi cyangwa se niyemeje gukoresha imbuga nkoranyambaga nkora ibiganiro bimwe na bimwe bitandukanye, bamwe bazaza bambwira ngo we David ufite ijwi ribi, ntabwo ari byiza kuri ikintu kijyanye n'ijwi ryawe. Icyo gihe abo ngabo bakubwira gutyo abazaba nyine ari abari kuguca intege, kandi ujye ubirinda wowe ntihagire umuntu uzajya ugerageza kuguca intege. Ujye uvuga uti ndeka njyewe nzi ibyo nkora, winca intege, ndekura nigendere. Ibintu nk'ibyo ngibyo ujye ubyirinda. Ngo that is the type of friend who will always change when you change, not when you know, as shadow does. Noneho iyi ni inshuti, iyi nshuti niyo dukeneye, inshuti izakubaho, izabana nawe mu kabisi n'agahiye, igahinduka mu gihe nawe wahindutse, ikababara mu gihe nawe wababaye, ikarira mu gihe nawe warize, ikagenda nawe mu gihe nawe uri kugenda nk'uko igicucu cyawe kibikora. Ano ni amagambo nayo n'undi agaragara mu gitabo cyitwa Secrets of Living Successful Life. Akunda bose, abantu bose, ariko wizere mbarwa mu buzima bwawe. Bera mwiza buri muntu, ariko ntukomeze kwinginga buri umwe, kuko ibyo birangira uri inshuti yawe wenyine. Ku rundi ruhande, niba udashoboye gufasha, wigira ubangamira. Niwunguka inshuti nshya, ntuzibagirwe na ya yindi wari usanganywe, kubera ko imwe ari umuringa, indi ikaba zahabu. Ngo mbwira inshuti mugendana nkubwire uwo uriwe. Reka uyu munsi natwe dushake abazatwinjiza mu cyerekezo cy'ubuzima. Ibihe nk'ibi, aho tuzaba dufite inshuti nziza zitugira inama, inshuti nyanshuti cyangwa se real friends cyangwa se true friends. Ibihe nk'ibi ngibi bizaba ari byiza cyane. Twishimye, duseka, turi kumwe n'abo twishimira, ubuzima bukomeje kugenda neza. Ibihe nk'ibi bizaba bishimishije, maze intsinzi itubera urumuri bitewe n'abo tuzaba turi b'icyo gihe, ndetse n'inshuti tuzaba turi kumwe nazo muri icyo gihe. Reka uyu munsi rero natwe dushake abazatwinjiza kuko mu cyerekezo cy'ubuzima. Ndashimira mwese mwakomeje kuntega amatwi. Nari David Muhirwa, nshimira na Ndikumana Terry wamfashije mwumvishemo ijwi rye, ndetse n'abamfashije gutunganya ndetse no gufata amajwi kino kiganiro. Nibihe nk'ibi tuzagaruka
ubutaha nari Muhirwa David, mukomeze kugubwa neza amukurikirana byinshi IHIRWE TV tubagezaho. Twongeye kubasuhuza mwese abakomeje gukurikiranira hafi IHIRWE TV. Dufite igice gishyashya twashyize mu biganiro bizajya bitambuka hano ku IHIRWE TV cyitwa Ibihe nk'ibi. Ibihe nk'ibi rero hazajya hatambukamo inkuru zubaka, inkuru z'ubwenge, inama nziza cyane zizajya zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.